Protecting a very rich portion of the world. We're spending money, and so what we've done is uyu ni perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump. Ikiganiro nonaha arimo n'itangazamakuru, ndagira ngo dukomeze twumve tubyinjiremo neza. We're going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, as I always say, you have Qatar. Ni mu kiganiro n'abanyamakuru perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika avuze ati amafaranga turi gukoresha tugomba kuyasubizwa n'ibi bihugu byose turi kurindira umutekano. Hano yabwiraga abanyamakuru avuga ati mu bihugu turi kurindira umutekano harimo Saudi Arabia, harimo United Arab Emirates, harimo Bahrain, bira bihugu mbega byose byo mu kigobe. Ngo bira bihugu turi kubirindira umutekano, amafaranga turi gukoresha turwana ino ntambara, bira bihugu ngo birakize cyane, bigomba kudusubiza ayo mafaranga ko turi kubirindira umutekano. Gusa urebye umutekano ari kuvuga n'ubundi ibyo bihugu biri kuraswa na Iran iri kubirasa cyane, ndetse ikarasa ahubwo n'ibirindiro by'abanyamerika. None Trump ari kuvuga ngo ibyo bihugu bigomba kudusubiza amafaranga twakoresheje tubarinda, kandi twe turi kubona ahubwo ibyo bihugu, ibirindiro by'abanyamerika biri muri ibyo bihugu nibyo Iran iri kurasa n'ubundi inyungu z'umunyamerika cyangwa se ibirindiro by'umunyamerika biri muri ibyo bihugu. Gusa Trump wakavuga ati ibyo bihugu turi kubirwanaho, turi kubirindira umutekano, tuzabihafatira amafaranga yose twakoresheje tubirinda, bigomba kuyadusubiza. Ibyo byose mwibutsa ko ari ibihugu byakagombye kurindirwa umutekano na Amerika, ahubwo ku buryo nta n'igisasu na kimwe kigera ku butaka bwabo cyangwa se kigira icyo gikoraho. Akaba ariyo mpamvu mu minsi yashize twakoze ikiganiro kikwereka ko muri leta zunze ubumwe za Amerika bafite ikibazo cy'uko bino bihugu byatangiye guha amahirwe ibihugu twakwita ko bisa nkaho bihanganye na leta zunze ubumwe za Amerika, nk'Ubushinwa n'abandi, ubona ko bisa nk'ibyatangiye kubakingurira amarembo. Ariko bireka tubike kubitindaho, turaza kubigeramo nyuma. Reka tubanze twumve Donald Trump icyo avugiye muri iyi nama n'abanyamakuru, ni byinshi agiye agarukaho. Donald Trump ntabwo ndi buze gukomeza ngenda ngaruramo ijambo rye, n'ubundi turarifite hano imbere yacu. Donald Trump yamenyesheje abanyamakuru muri iki kiganiro barimo, arababwira ati mu minsi yashize mwabonye ko Iran twari turi kuyirasa bikomeye cyane. Ati twarayirashe, ati ahanini Iran yari iri kwiyenza, yica amasezerano twagiranye nabo bitewe nuko ngo hari ibyo babonye mu masezerano batishimiye. Ati ni kuri iyo mpamvu rero ati uyu munsi Iran ngiye kongera nyikubiti, cyose tugiye kongera tuyirase bikomeye cyane muri iri joro. Ari bwo muri ubwo nimba kino kiganiro bikibone mu gitondo, umenye ko Trump yavuze ko rero joro agiye kurara n'ubundi akubita Iran, ngo ndetse no ku munsi w'ejo ngo Iran ngo bazayirasa bikomeye cyane. Trump yakomeje avuga ngo, ubwo ni ijambo rya Trump turi kumva, Trump yakomeje avuga ngo Iran tugiye kuyambura ubushobozi bwose, tuyirase ibura ubushobozi bwose bwo kuba hari ikintu na kimwe bakora mu muhora wa Hormuz. Ati ndetse bino bizarangira umuhora wa Hormuz wose noneho ari twe turi kuwukontorora. Iran ibyo bari gukora ni ukuba ibigoryi gusa. Ati ikindi Iran ifata abaturage bayo nabi, Iran yisha abaturage bagera mu bihumbi 52 by'abanya-Iran bigaragambyaga. Mwibutsa ko Trump ibi nibyo ari kuvuga ngo Iran ifata abaturage bayo nabi, Iran yisha abaturage b'abanya-Iran 52 bigaragambyaga. Abaturage ba Iran uyu munsi tuvugana buzuye mu muhanda, ahubwo bamagana uyu mugabo uri kubivuga Donald Trump. Trump aravuga ati buriya buyobozi nibo bibufata abaturage babwo nabi. Abo baturage ahubwo ugasanga ntago bari kwamagana ubuyobozi bwabo, bari kwamagana ahubwo uyu nguyu uri kubivuga umeze nkaho yabakunze cyane, ariwe perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump. Military that was very strong, by far the strongest probably in the Middle East. They were called the bully of the Middle East. Umunyamakuru yongeye kubaza Donald Trump waruhara ati ese mwamaze kugera ku mwanzuro ko ibiganiro na Iran bitazigera bishoboka, nyine byarangiye byahagaze. Trump aravuga ati umwanzuro wo ntago turawugeraho kuvuga ngo ibiganiro byararangiye burundu twe hagati yacu na Iran. Atariko icyonzi cyo nuko muri kano kanya Iran turi kuyirasa bikomeye cyane kandi byiza cyane. Ndetse Trump aravuga ati ndetse uyu munsi wa none dufite ububiko buhagije bw'ibisasu cyangwa se ububiko bw'intwaro tutigeze tugera no mu minsi ya kera cyangwa se mu myaka yashize. Bigani Donald Trump nubwo mu minsi yashize yasohotse amakuru cyangwa aturuka muri White House, muri Pentagon mbaye agenda avuga ko ububiko n'intwaro za leta zunze ubumwe za Amerika cyane cyane zo mu kirere n'ubwirinzi ari nkeya, zagabanutse bitewe n'intambara. Ariko Trump yivugiye imbere y'abanyamakuru ngo Amerika ifite intwaro n'amasasu n'ibikoresho ngo byinshi ahubwo cyane ngo biruta ibyo bigeze bagira mu myaka yo hambere. Tariki icyo nabamenyesha cyo nuko Iran turi kuyirasa bikomeye, tuyambura ubushobozi bwose yari ifite, cyane cyane ubujyanye n'ubwirinzi bwabo ndetse n'ibyo bakoreshaga batwataka.
ati ikindi ubu nitwe turi gukontorora umuhora wa Hormuz. Ayo ni amagambo ya Donald Trump avuga ngo muri kano kanya tuvugana ngo nibo bari gukontorora umuhora wa Hormuz. Ati ikindi tugiye gusubizaho n'iriya blockade Iran tuyigote ku buryo nta kinjiramo nta n'igisohokamo. Trump avuze ati nta kindi gihugu tuzigera tuborokera cyangwa se tubuza abinjiramo n'abasohoka n'ubucuruzi bwacyo tusibye Iran n'ibihugu bishaka gukorana na Iran nibo bonyine tuzajya tubuza, ariko abandi bose ni ugukora imirimo yabo nk'ibisanzwe. Trump yakomeje avuga ati kuzenguruka Iran tukayibuza ibyinjira n'ibisohoka n'ibyo bacuruza hanze, ati twabonye ari byo bitanga umusanzu cyane no kurusha kubarasa. Umunyamakuru yongera amubaza ati se basi murabona hari icyizere ko Iran izongera ikagaruka igaca bugufi mukajya mu biganiro? Ati cyane rwose Iran izagaruka, birashoboka cyane ko bazagaruka bakadusaba ko dusubira mu biganiro. Umunyamakuru yavuze ati mu minsi yashize mwarashe Iran, none ubu ngubu ntago twari tuzi ko mwahagaritse kongera kubarasa, none musubiye kubarasa. Ati se ubu ngubu ahubwo si ibi ngibi mugiye kujya muhoramo mukomeza muri iyi ntambara murasa Iran? Trump aravuga ati oya, ati ntago ari uko bimeze. Ati muri Vietnam twamaze imyaka 19 turwana intambara, urumva iyo ntambara imyaka yari imaze. Ati ariko muri kano kanya ntago ariko bimeze kuko hano tuhamaze amezi 4 gusa, kuba tukiri kurasa Iran na amezi 4 ntago ari igihe kinini. Ati kandi urebye akazi twakoze byonyine mu kwezi kumwe turi mu ntambara na Iran twari twamaze kurimbura burundu igisirikare cyabo kirwanira mu kirere. Tubi igisirikare kirwanira mu kirere rwose cya Iran ntago kikibaho. Ati misile z'abanya-Iran hafi ya zose twarazirimbuye, drone zabo hafi ya zose twarazirimbuye, inganda zakoraga amadrone zabo zose hafi ya zose twarazirimbuye, ubushobozi zari zifite twabukuyeho. Trump avuga ngo ubushobozi Iran yari ifite bwo gukora misile ngo twarabuyambuye cyangwa se twaraburimbuye kugera ku kigero cya 92%. Trump akomeje avuga ati ndi gukorera igihugu cyacu akazi keza, kuko kano kazi ndi gukorera igihugu cyacu ubundi kakabaye karakozwe na Bush na Obama na Biden. Trump muri iki kiganiro yakomeje kugenda agaruka ku kintu kivuga ati iki gihugu cya Iran kiyobowe n'ubuyobozi bubi, yongera agaruka kuri yami baravuga ngo iyi ni Iran yishe abaturage bayo bagera ku 52,000 ngo nuko bari kwigaragambya. Ati n'abandi benshi, mbega agaragaza iyo mibare mwibutsa ko abo baturage ari kuvuganira ba Iran ubu bari mu myigaragambyo basaba ubuyobozi bwa Iran ngo ubuyobozi bwacu mwatubariye mukatwicira Trump cyangwa se mugahorera ubuyobozi bwacu. Hari amakuru nanone aturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko ku munsi w'ejo bishoboka ko aribwo Iran bashobora kuba bongeye kuyigota, bayigotesha ari amato ya gisirikare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo hatagira ikinjira cyangwa se igisohoka cy'ubucuruzi muri Iran. Ubwo turaza kureba kuko Amerika iravuga tumuhora wa Hormuz nkuko Trump abivuga ngo nubu tuvugana nibo bari kuwukontorora, mu gihe Iran nayo ivuga ati nitwe turi kuwukontorora ndetse twanawufunze nta kintu kimwe kigomba kuza gucamo. Ni ikiganiro kibaye ubona ko cyihuse kigaragaza ko muri kano kanya Iran igiye kongera kuraswa muri nijoro ndetse ngo neje kongera ikaraswa cyane. Ariko none Donald Trump yanatangaje ko ubundi afite ikiganiro kirambuye cy'ijambo agomba kugeza ku gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se ubwo ku batuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bafitiye ijambo rinini cyane rigomba kuzavugwa ku wa 4, ubwo ni umusibejo, ngo ni ijambo simusiga bivugwa ko hari n'amabanga menshi y'ubwiru Trump ashobora kuzashyira ahagaragara muri icyo kiganiro, kuko ngo ni ikiganiro azaba yitwajemo n'umuyobozi wa CIA ndetse n'abandi, n'umuyobozi wa FBI, umuyobozi wa Homeland ndetse n'abandi bayobozi bashinzwe bahagarariye umutekano n'ubutasi mu gihugu bose, ngo bagomba kuzaba bari muri iki kiganiro kugira cyangwa se iryo jambo azatangariza igihugu cyose, ngo ni byinshi bizajya hanze tutari twarigeze tumenya cyangwa se bisa nkaho Leta ya Amerika yari yaragize ubwiru. Reka tutegereze kuwa 4 ubwo naryo iryo jambo Trump kino kiganiro n'abanyamakuru yakihutishaga cyane, kuko n'umuntu avuga ati kuwa 4 hari byinshi nzashyira hanze, hari icyo nshaka kubwira abaturage. Nubwo muri kano kanya hari amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari zimaze kubivuga cyangwa Trump abivuze ati ijoro tugiye kurara turasa Iran, hari amakuru yandi yuko muri Bahrain iri joro naho harashwe ibindi bisasu nanone bishyashya birashwe n'igihugu cya Iran. Iran mbega nayo ikomeje kurasa muri bino bihugu byo mu kigobe, ntago iri guhagarara. Ndaje mu kanya dukomeje tugende tureba n'ibindi byose biri gukomeza bigenda bibera hirya no hino, tuvuye no muri izi ntambara ho gatonya, ariko dukomeza tureba ibiri kuba byose. Buri update zose zibivuga uraza kugenda uzisanga kuri ya chaîne yanyu. Icyizere cyanjye mu kubaka inzu nishimiye nacyeguriye inzobere mu bwubatsi, abanyamwuga kandi babizerwa. Birumvikana yuko amafaranga nateganyirije inzu yanjye ntashobora gupfa kuyatera inyoni. Nagize amahirwe yo guhura na Messi Limited, nabasabye guhera ku mbata y'inzu y'igishushanyo, ndashima. Mbabwira kumbarira ibikoresho bizayigendaho, nabyo ndabishima. Navuganye n'abakiriya benshi bubakiye mbere, sura n'imishinga yabo sanga niba nta makemwa. Mu kunyubakira inzu yanjye bazayimpa baranakoze finissage, jewe ngenda ninjira gusa. Abangaba si babafundi wishyura bwacya ntumenye irengero, oya nta nubwo bagusaba amafaranga y'umurengera ngo bisagurire.
bagenzwa no gutakisha umujyi inyubako zizaramba n'ubwiza. Messi Limited, ikigo gikora imishinga y'ubwubatsi bw'amoko yose, niba ukwiriye guha icyizere. Duhamagare kuri 0727 73 0860 cyangwa usura ibiro byacu ku Muhima hafi ya Safaru mu nyubako Davis ikoreramo muri etaje ya mbere. Wanadusura kuri website yacu ya wa@mesa.ra. Kino kiganiro reka mbanze kwibutse ko abantu muri kubaka, ubwo yaba ari abari mu Rwanda, yaba ari abadiaspora muri kubakisha, n'abayinjineri n'undi wari wese ukeneye kubaka, mu yandi magambo muri kano kanya uri kunyumva, ni ukuvuga ngo ahantu honyine wagura ibikoresho by'ubwubatsi kuri make, yaba ari ibijyanye n'amazi cyangwa se plumbing, ibijyanye n'amashanyarazi, electricité, ibijyanye n'ibikoresho byo kubaka igikoni cyawe, ibijyanye na bino byo kurwanya inkongi z'umuriro, bino bikoresho bishyirwa mu mazu byo kurwanya inkongi z'umuriro, ibyo byose, amakaro kugeza kuri za muba, icyitwa ko ari igikoresho cyose gikenewe mu rugo cy'ubwubatsi, kugeza ku byo kudekora inzu cyangwa se mu mafinisage cyangwa se na mbere yaho, abantu bonyine bizewe baguha ibikoresha amatuwarete, ibyo gushyira muri dushe n'ibindi byose, kugira ngo wumve ko ari bo bantu bonyine bafite ibiciro byiza muri kino gihugu. Umuntu wese yavuga ati nibo bafite ibiciro byiza. Iyo bahamagaye mukavugana, usanga ari bo bantu bonyine bafite ibiciro byiza kandi bafite ibintu bya karite, ahanini ngo babikesha ko bakorana n'inganda direct. Bo bikoranira n'inganda direct, bafite imikoranire yabo, bigatuma rero badahenda babagana kandi bakaba bafite ibintu bya karite. Ikikwereka ko bari seriye cyane, bafite nanone ibyicaro bitatu mu gihugu. Bafite ishami muri Kigali, hano bita mu Gakinjiro ku Gisozi ahitwa ku Mukindo, bakagira ishami i Gisenyi, bakagira n'ishami abari Kamembe. Hari abantu usanga bari Kamembe batumiza ibikoresho i Kigali bikaza hariho na ya transport bibahenze. Ni mugane Japone Hardware, yabegereje ishami Kamembe kandi ku biciro biri hasi. Abari Gisenyi namwe mwikwirirwa muzi Kigali cyangwa muhamagara i Kigali ngo baboherereze ibikoresho by'ubwubatsi, icyo wakenera cyose ishami rirakwegeraho ngaho i Gisenyi. Ubwo ngubwo abari i Kigali namwe murabyumva ko ni ukugana Japone, ngira ngo niryo zino raryumva, Japone Hardware. Nimero wahamagara uraza kuzibona kuri screen cyangwa se wakwandikira, babasha kuba bagufasha aho waba uri hose ku isi, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, uri kubakisha mu Rwanda, baragufasha mu buryo